igishoro kingana n'imigabane 11 ifite agaciro ka miliyoni 2,200,000. Tinga ari ubuteka mutwe bwo kwirinda nuko na leta ubwayo uzumva hari amakampani yafunze. Umva reka nkubaze akabazo gato cyane. Ese nta muntu uraza kugushishikariza kwinjira muri izi business zate? Zimwe ushora amafaranga hanyuma ukajya ubona inyungu ari uko winjije abandi bantu muri ya business. Bimwe bakunze kwita amapiramide cyangwa se pyramid schemes mu ndimi z'amahanga. Bimwe baza bakubwira ngo ntushora yawe urakira mu mezi make cyane urahindura ubuzima. Uko niko ngiye baje bambwira igihe banyemezaga kwinjiramo. So sinzi niba warigeze guhomba kubera byo, gusa niba warahiriyemo ndakwihanganishije cyane, ariko nanone ukeneye kureba iyi video kuko ngiye kukugezaho amakuru akomeye cyane ukeneye kumenya byihuse. Kubera ko izi business kuri nge nakwita nk'ubuteka mutwe bitewe n'uburyo zikorwamo, hari uburyo bushya bwaje aho uri kwisanga bagushoyemo. Hari andi mayeri yaje biri gukorwamo ukeneye kumenya kugira ngo utazisama wasandaye. Nitwa Charles, gusa ndibuka neza ko muri 2022 nyuma y'igihe gito ndangije ishuri aribwo naje guhura n'umuvandimwe twarize ku kigo kimwe, duhurira kuri Facebook, gusa haciyemo igihe kinini tutabonana. Bona ameze neza cyane ku mafoto kabisa, ubona ko ari umuntu ifaranga rihumuraho. Ubwo rero nanjye nk'umuntu w'umushomeri wari mushakisha amahirwe yabyara ibiceri, nahise mwandikira ndamubaza nti VP bro, ko mbona umeze neza cyane, bimeze bite? Nta murongo wampa nanjye nkareba ko naterira ishoti ubu bushomeri bumeze nabi? Ubwo nakekaga wenda ko arandangira akazi ko kuba umwarimu kuko nibyo twarize. Gusa bitangaje yaransubije ati man, ntabwo nkikora akazi ko kwigisha mba nkurangiye, gusa hari project nsigaye nkoramo, sinzi niba nakwereka uko biteye ukareba niba twakorana. Nanjye ntikagira inkuru, ngira iyo project mbona yakugize nk'umuzungu wasanga nanjye nungukiyemo. Ubwo naje kumuha nimero ya WhatsApp anyoherereza ka video gasobanura iby'iyo business project, ndakareba nitonze, mbona Charles agiye guhita bumukire bitewe n'amamiliyoni nabonaga byashoboka ko nakorera mu mwaka ngendeye ku makuru yarari muri ako ka video yampaye. Nubwo gutangira iyo business byasabaga igishoro cy'amafaranga arenga 200,000, nabona uko byagenda kose agomba kuboneka, byaba ngombwa n'ababyeyi bakabizamo bitewe n'amahirwe akomeye nabonaga ntagomba gucikwa. Gusa nanone nkagira ugushidikanya, nkagira amakenga, nkibaza ni ese ibi bifaranga bingana utya koko? Abandi bantu ntabyo bazi, kuki abandi bantu bakomeje gushoma bakabaho mu bushomeri bakabaho ntabi? Ese aya mahirwe ntayo babona? Nkibaza ibi bintu birakora cyangwa n'ubumanyi? Nasobanuza umuvandimwe wari wampaye video ati bro, ino ni business iririyo. Nanjye nigute ubwanyongera ndima video arimo abantu batanga ubuhamya bagaragaza ko business yabahinduriye ubuzima, nyuma yahaza no kuntumira ngo nge gusobanukirwa neza ku gashami ka kampani yabo kari hano hafi yo mu rugo. Ngezeyo mbona bya bintu biri seriye, mu mutima nti Charles nyamara urimo gukina n'amahirwe. Nyuma naje kubibwira mu rugo cyane ko ari nabo nabonaga bashobora kunguriza amafaranga yo gutangira business. Mu rugo nkibakoza projet ntiyego wowe urahiriwe ntuharaye, nanjye ndi karabaye da. Ndabasobanurira mbumvisha ukuntu ari umuvandimwe w'inahi wacu atampemukira, baranga bati ibyo ni ubuteka mutwe mwana. Ubwo ndahatiriza ndababwira ati nyamara mugiye kumbuza amahirwe, baza kubyemera ariko babyemera batabyemeye, bya bindi bya kimveho. Ubwo barambwira bati amafaranga ukeneye ntabwo twashoka tuyabonye kuko hari ibindi bintu bidusaba amafaranga tuba turi gukora, aturategereza tuzayaguye mwakura kwezi tuzashyire muri budget y'ukwezi gutaha. Nanjye ntintari gusa ku rundi ruhande numvaga ndimo gukererwa kubera ko uwo mutipe yari yanyemeje neza 100% ko ari business ebanirahindira ubuzima. Numvaga ndi gukererwa. So muri icyo gihe rero nari nkitegereje ko mu rugo banguriza igishoro, naje kugira umugisha mbona akazi ko kwigisha muri primaire. Ubwo nyine muri make mu rugo baje kunguriza igishoro, ntangira ya business ariko nyifatanya n'akazi kanjye gasanzwe ko kwigisha, cyane ko bari barambwiye ko abifatanya n'akandi kazi. Niko bazaza nawe bakubwira. Uko niko ninjiye network marketing rero ngezemo business nsanga ari business koko.
business nsanga ari umuriro, nsanga irakomeye, ni business isaba imbaraga, ni business isaba ubumenyi buhanitse ndetse n'andi mafaranga kugira ngo umuntu abashe kugaruza anunguke. Naka wa mugani ngo amareshya mugeni si yamutunga. Gusa ndavuga ati nubwo bikakaye, nubwo bikomeye, reka nkukuze, reka mpatane n'imbaraga zanjye zose, aho mbona zigarukira ubwo nanjye nzagarukiraho. Cyane ko hari n'abandi bantu hano mu Rwanda barimo bakorera amafaranga nk'iyo business. Ndavuga ati nanjye reka ngerageze kuki njyewe ntayakorera. Fata umwanzuro wo gukora n'imbaraga n'ubwenge byanjye byose. Musengesho ningera hakomeye Mana uzafata ukuboko kwanjye. Ndibuka ku munsi wa 47 ndi hafi yo kwiheba, nibwo nabashije kwinjiza umuntu wanjye wa mbere muri company. Upcoming Silver Executive yabashije kongera igishoro kingana n'imigabane 11 ifite agaciro ka $2,508,000. Ese Upline watubwira niki cyagwaye motivation yo kongera igishoro muri business yawe? Icyatumye nongera igishoro muri business yanjye rero nuko uko ushora menshi ari nako unguka menshi, kandi ugafasha n'abantu benshi kugira ubuzima bwiza ndetse n'iterambere. Niba yabikora nawe wabikora pawe. Wow, today is a Monday. Ndavuga ati nyamara ubanza bya bintu bizarya, ubwo agakuraje kariyongera, dushaho gutyaza ubumenyi kugira ngo nkore business byanyabyo. Ubwo nkitabira amahugurwa yaberaga online kuri WhatsApp na Facebook, nkasoma ibitabo kuri business, ibintu nk'ibi. Nyuma naje kongera igishoro muri business, cyane ko badushishikarizaga kongera imigabane. Ati uko wongera imigabane muri business nta niko amafaranga winjiza aba agomba kwiyongera. Umuntu ufite imiryango 5 y'abapangayi afata amafaranga kubye inshuro 5 ufite umuryango umwe uba mu mupangayi. Zanzu zimeze ki? Ni nkuko badusobanuriraga. So wibuke ko business nayikoraga nyifatanya n'akazi ko kwigisha. Ubwo rero business nayikoze ndi umwarimu muri primaire mu gihe kitari munsi y'amezi 5. Nyuma yaho bitewe na timu y'abantu nari imaze kuba nakwinjiza muri business, aba uplines banjye bangira inama yuko nareka akazi gasanzwe ko kwigisha, hanyuma nkakora business yonyine, nkabona uko nkurikirana timu yanjye kugira business impereza umusaruro. Ubwo rero naje kureka akazi k'ubwarimu nza gukora business full time i Kigali. Gusa ngeze i Kigali nasanze business itandukanye cyane n'ibyo njyewe nibwiraga. Uti gute? Nkiri umwarimu uburyo nakoraga business, njyewe nagenderaga ku bamenta bo hanze, nagenderaga ku bintu nasomaga mu bitabo, nyine ibintu by'abantu bo hanze basanzwe bakora muri network marketing. Ubwo bumenyi bwo nkuye kuri abo bamenta bo hanze no mu bitabo akaba ari bwo nkoresha nyine nigisha abantu basanzwe, abantu bacya bo nari maze kwinjiza muri business. Ngeze i Kigali ho rero nasanze abantu bakora network marketing business bayikora nk'abateka mutwe, babikoraga nk'ubuteka mutwe. Harimo ibinyoma byinshi cyane binjizaga abantu bababeshya ku buryo cyinshi n'abatangiraga bana bahitaga babivamo bakavuga ati ibi bintu baratubeshye ntabwo twabishobora. Ubwo rero nari naragize ngo ninjye babeshye gusa, kumbe nyine ni ibintu bisanzwe n'ubuteka mutwe. Ubwo rero mbona ibintu bimbanye ibibazo, nibaza uko ndabigeza birancanga. Ndavuga ati nasize akazi kanjye ngo nje gukora business, kumbe ni igihuha n'ubuteka mutwe. Ese nanjye ndaba umuteka mutwe we? Naje gufata umwanzuro rero ndavuga nti amafaranga nakamanyu k'umutsima. Amafaranga ntabwo agiye kumpindura ntimuke ndamuke. Ngiye gukora business byanyabyo ngendeye ku mahame nsoma mu bitabo ndetse n'uburyo abapro bo mu bihugu byo hanze bakora mu business. Mbese nyikore nk'umuprofessioneri, ubwo buryo ni bwanga nzayamanike mvuye ati business si yanjye. Ubwo n'abandi bantu bari barinjiye muri timu yanjye dusezerana ko tugiye gukora business mu buryo bw'ukuri, ko nta bintu byo kumama abantu. Nge na timu yanjye turakukuza, turakora cyane, business ikendereye agake gake. Cyakoze nashoboraga kwishyura inzu yo nabagamo, nkashobora no kwihahira i Kigali, gusa nyine nkabigeraho bingoye cyane. Nyuma rero ibintu byakomeje kuba bibi bitewe nuko nge na bagenzi banjye twari twarihaye gukora business mu buryo bw'ukuri. Twaravuze ngo ntabwo tuzamama abantu. Ibyo rero byaje kutugiraho ingaruka, tubura amafaranga, twananiwe gukorera amafaranga, abantu kwinjira muri business byari byanze, tugendeye mu nzira y'ukuri.
cyakoze nge nashoboraga gucuruza product za company kuko hari ishuri ryo gucuruza nari naranyuzemo rya online, nari nzi gucuruza, so nashoboraga gucuruza udu product. Ubwo rero amafaranga maze kubura, abavandimwe nari narazanye muri business bacitse intege, ibintu babivamo. Kandi ibyo bakoze binarumvikana cyane kuko burya iyo utagishoboye gukorera amafaranga yakwishyurira inzu ngo unahaha ibyo kurya hano i Kigali, birumvikana ugomba kwisubirira ku isambu. Nyuma nanjye rero naje kureka network marketing kuko bitewe n'imbaraga nari maze gutakazamo na experience nari maze kubibonamo, nabonaga ngomba gufata ikindi cyerekezo. Nabonaga network marketing atari ikintu cyanteza imbere. Aka kanya rero nyemerera nkubwire impamvu 3 network marketing nyifata nk'ubuteka mutwe ugomba kwirinda kugira ngo utazagwa mu ruzi urwita ikiziba. Impamvu ya mbere, bagendere kure kubera ko abantu bakora network marketing hano mu Rwanda hejuru ya 99%. Benshi bayikora nk'ubuteka mutwe, bitwara nk'abateka mutwe. Abantu hafi ya ntabo nibo bavugisha ukuri, bake cyane bakwizeza ibitangaza, nyuma wamara kwinjira muri ya business ugasanga ibyo bapresentingaga n'ibinyoma gusa. Bibanda kukwereka ibyiza gusa, ngo ugiye gukorera amafaranga menshi, ngo ugiye kuruhuka kuba imbata ya bossi, ngo ugiye kuba umukire, ngo iyi ni business itagira risk, ibintu nk'ibyo, ibintu byinshi cyane. Muri make barakuroha, baragutwika. Ntabwo bakubwira ukuri kuzuye kujyanye n'iyi business kugira ngo wumve niba wahandaho. Bakubeshya ko nta mpungenge nimwe ugomba kugira bakakuroha nta mbabazi. Akenshi uzajya uhura nabo kuri Facebook cyangwa bakwandikire kuri WhatsApp, uzasanga bakubwira ngo tugufite business idahomba, tugufitiye akazi, tugufite business itabangamira akazi kawe, business ya buri wese aho waba uri hose, ngabato abakuru, aba warize ngo utarize, ngo iyi business wayikora ngo urahita utangira, ngo ugitangira ngo uhita winjiza amafaranga. Niba warigeze guhura nabo cyangwa se ukabijyamo ubizi kundusha. Impamvu ya kabiri, mfata network marketing nk'ubuteka mutwe ugomba kwirinda. Nkuko ubibona hano kuri screen, byibuze 25% by'abantu binjira muri network marketing nibo bagerageza kubonamo akanyungu, kandi 1% by'abatangira nibo bapfa kugira ku gasongero, nibo bapfa kubona bira bintu byo bakwizeza igihe bari kukwigisha. Ikindi navuga buriya nuko uri 1% utera imbere, akenshi abari wa muntu n'ubundi watangiranye na company igitangira. Abo bake cyane nibo bagerageza kubona akanyungu batangiranye na company. So rero ngereranyije n'uburyo baza bari kubwiriza abantu cyangwa se bari kubashishikariza kujya muri network marketing, bakabwira ngo urahitukira, ngo uratera imbere, ngo uragura ibi nibi, uragira kuri ibi nibi. Ubona nyine n'ubuteka mutwe kuko ugendeye kuri iyi mibare statistique zigaragaza, ubona ko nyine abantu benshi barahomba, abenshi ntabahomba, abunguka ni bake cyane. Noneho abatera imbere bagera kuri bya bintu nyine byo bavuga by'umuntu agira yagiye muri network marketing 1%, abandi bose barashya. Business homba rero kuri rijanisha, urumva rwose iri hafi ntahitaniye na betting. Impamvu ya gatatu rero ntanga mvuga ko network marketing ari ubuteka mutwe bwo kwirinda, nuko na leta ubwayo uzumva hari ama company ya network marketing yafunze, uzumva hari abayobozi bafunzwe, ama company yahagaritswe kubera ko nyine izi business zikorwa nk'ubuteka mutwe. Ibyo rero biranjyana kuri product zo muri aya ma company. Aya ma company agira product zihenze cyane ugereranyije n'izindi product ziri ku isoko. Urugero wenda tuvuze nka product yo kuvura ibiheri mu maso, uzasanga nko muri network marketing company iyo product iri ku giciro gihanitse cyane, ihenze. Nyamara hano hanze hari indi product ikora ibintu nk'ibyo nayo ikiza ibiheri ariko iri kugura amafaranga makeya. Rero bitewe n'uburyo izo product zo muri network marketing company ziba zihenze, ibyo bituma abantu binjira muri network marketing batabona abakiriya baza product. Ibi bikibazo cy'ingutu kugira ngo ugurishe ya product ziba ari nzima zikora pe, ariko kugira ngo uzazibonera umukiriya ni hamana.
biragoye kuko zirahenze cyane, kandi hano hanze hari izindi zimeze nkazo. Rero umuntu yabonye uri kumuhenda ajya kugura indi product ishobora gukora nka bya bintu. Rero izo product zabo naho ugasanga nandi mananiza atuma abantu benshi bahomba, nta kintu bashobora gukura muri network marketing kubera izo product ziba zihenze. Ikindi kintu nakongeraho nuko network marketing iyi business isaba ubumenyi, isaba kuba waracaje ubwenge, isaba kuba warasomye ibitabo, isaba kuba warize ibintu byinshi, kuko gucuruza zira product ubwabyo biba bisaba ngo ubuze ikintu bita marketing, uzi kwamamaza koko, uzi kwamamaza ku rwego rukomeye, kuko utabizi ntabwo wapfa kuzicuruza. Na business ubwayo isaba kuba ushomotse, utari umuntu ujabiriye, uri umuntu uri sharp cyane ku buryo urashobora kwigisha abantu. Urumva rero nk'aba bantu baba batuje biragoye cyane, wa muntu ubutarize biragoye cyane. Ariko ikibi cy'aya makampani uzasanga bari kwigisha ko umuntu wari we wese, waba warize waba utarize waba ushaje, ngo wakora business. None ubwo si ubuteka mutwe ngo buri wese yayikora, kandi ni business isaba imbaraga zidasanzwe, isaba ubumenyi budasanzwe. None ni gute yoroshye kandi iri muri ubwo buryo ihanitse, isaba marketing, isaba ubumenyi, kuki bavuga ngo iroroshye? Urumva rero ubwo ni ubuteka mutwe ugomba kwirinda. Ntazagire umuntu kwizeza avuga ati ngo ngo wayishobora, ngo uriya no. Kubijyanye n'uburyo ubana n'abandi ho rero ho bindi nuko iyo utangiye network marketing itegure kuba umwanzi n'abandi bantu, kuko bazajya bakubonamo igiteka mutwe gishaka kubagurisha ibintu bitagira umumaro, gishaka kubarya amafaranga. So ibyo narabibonye cyane, abantu barakwirinda, abantu baraguhunga, abantu barakwitaza. Iyo babwiye business muhinduka banzi, kandi rero n'ubundi nibyo, kuko iyi business ni ubuteka mutwe. Kwirirwa ujya kubwira umuntu ngo ni business, ngo wayishobora, ngo dore ngo nuri yarayishobora, ngo nuri ya mukecuru. No, abantu baratandukanye, ni business idasanzwe. Ku ruhande rwanjye rero inama natanga, niba udafite amafaranga yo gupfa ubusa, irinde izi business za network marketing. Umva ntihazagira umuntu kubeshya, dore ibyo baza bitwaza bavuga ngo ni business ya buri muntu, ngo ntibangamira akazi, ngo wayifatanya n'amasomo, gukorera amafaranga menshi, ngihindura ubuzima, ngo ibiki n'ibiki. Umva biriya byose ni ibinyoma. Ibyo baba bari kukubwira bitandukanye na business nyirizina. Iyo warangije kwinjira muri business, my friend, urarira, udashoboye kwihangana, ubundi uhita uyivamo. Benshi iyo bakinjira muri network marketing bahita bayivamo. Umuntu ukomeza gukukuzaho gake ni nk'umuntu uvuga ati reka ndeke gucika intege ntarekure. Ariko ntazagire umuntu uza kwizeza biriya bitangaza, biriya byose byibona bavuga nibyo kuryoshya ni ibinyoma, ntabwo ugomba kubizera. Hari n'utundi tu business rero dusigaye twarateye duturuka muri Kenya na Uganda, tumwe twabakubwira ngo ushore 5 ngo leta ngo ubona ngo welcome bonus ibihumbi 20 biraba bivuye, uzajya uhembwa ngo 200, aho 200 azajya avuye, umuntu aguhemba amafaranga bitewe n'icyo wakoze. Sere dushyiremo n'ubwenge tumenye ati ayo mafaranga avaye. Tu business twa 5 mutwirinde, kuko 5 nubwo ari make ariko burya nta faranga ry'umuteje. Zabitwaza bakubeshya ngo nta kazi ngo tugiye kuguha, ngo tuzajya tuguhemba ngo ku cyumweru, ngo ku kwezi. Hari n'ibindi byaje ngo byo kureba ama video ya YouTube gusa, byo hari bibaho bikora byanyabyo, ariko ntago kubibona biragoye. Byinshi abari byo kubeshya, ureba izo video ugategereza ngo amafaranga uzabikuza ukayabura. Utu business twinshi n'utu scam. Umva twitonde, twirinde abadusezeranya inyungu z'umurengera, udasanga na twaduciri duke ufite uduhombye, dore amafaranga yarabuze. So naha nsoreje rero, kanda like, ukande share iyi video, uyisangize n'abandi bantu ubona ishobora kuba yagirira akamaro. Niba hari ikibazo, igitekerezo cyangwa inyunganizi wagize, wabingezaho unyuze mu mwanya wa comment. Ikindi niba utarakora subscribe kuri channel yanjye The Success House, n'uburenganzira bwawe. Gusa nakubwira ko ukwiye gukanda subscribe, kubera ko kuri iyi channel ngiye kujya nyuzaho video hagati y'ebyiri n'eshatu mu cyumweru, zirimo inyigisho, zirimo ubumenyi utapfa kubona habonetse hose ku bintu 3 bikurikira. Icyambere, uko wabyaza umusaruro imbuga nkoranyambaga, mbese uko wakoresha imbuga nkoranyambaga ukubaka business uhereye kuri zero, business ikajya iguha amafaranga.
cya kabiri kuri iyi channel tuzajya tuguha inama zitandukanye, tuzajya tuguhugura ku buryo wakongera umusaruro mu bintu usanzwe ukora mu kazi kawe ka buri munsi. Gatatu kuri iyi channel tuzajya tuvuga ku tuntu tw'ubwenge, utazi kandi ukeneye mu buzima bwawe. Rero ku bushake bwawe kora subscribe, dukomeze tuzamukane, duhurire mu yindi video.